umucanga, ibitaka, harimo ibinonko, ibiti n'ibindi byinshi cyane. Akenshi rero usanga ari abana ndetse n'abagore batwite, ariko ntibigarukira aho ngaho kuko abantu benshi nk'abakobwa, abagabo, abasore usanga nabo bijya bibabaho mu Reka tubifurize ibihe byiza bakunzi ba Biza TV Rwanda mwese aho muri hose mu biganiro tubagezaho bya buri munsi, amakuru atandukanye, ubuzima bw'isi, byose tuba tugira ngo umenye amakuru atandukanye. Tuba tumaze iminsi tubageza ibiganiro kubera gahunda zindi zimaze iminsi zikurikiranywa, ariko nizera ko mutigeze mucika intege ku biganiro byacu twabagezagaho. Nukuri mbifurije ibihe byiza n'umwaka mushya muhire, muzakomeze mukore cyane mwiteze imbere, kandi icyo nabasaba nuko mwakora cyane kugira ngo mutere imbere, mugakunda igihugu cyanyu, waba aho waba uri, yaba mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa se waba uri hakurya za Uganda, Central Africa, Afurika y'Uburengerazuba ndetse na mutumva muri Kota Masimbi. Icyo nabasaba ni ugusenyera umugozi umwe, mugakorera hamwe, mukubaka umuryango mukomokamo, kandi urubyiruko namwe icyo nabasaba uyu mwaka ni ugukora cyane ndetse mukirinda ibijyanye n'ibiyobyabwenge bitandukanye. Ibyo aribyo byose, yaba ibiribwa, ibinyobwa, ibihumekwa, mukabyirinda kuko bikomeje kwangiriza ubuzima bw'abantu. Rero ndagira ngo akanya tuganire ku indwara ishobora kuba yiteye amayobera ikomeye cyane, ushobora kuba wayumva ukumva ari nk'ibintu bisanzwe, ariko nyamaza ni indwara yagaragaye ko ishobora kuba yatwara ubuzima bw'abantu. Rero ndagira ngo usobanukirwe n'indwara ya pica cyangwa se pika cyangwa se PICA itera abantu kurya ibi itari ibiryo. Ugasanga umuntu aho ngaho iwanyu mu buzima aho uri, ugasanga umugabo cyangwa se umugore ari kurya ibintu bitari ibiryo, ari kurya amabuye, ugasanga haciye kurya igiti, ugasanga ari kurya itaka, ibyo dukunda kwita ngo ni ukuguguna. Mara kuguna igiti rwekenye ibuye, cyangwa se umuntu yicaye nk'ukunze ku gikuta, ari kurya itaka ry'igikuta, agafata ikinonko akagihekenya kwibase. Ubundi ni ibiki? Ni indwara ikomeye cyane. Rero hari umubare munini w'abantu usanga bakunze kurya ibintu bitari ibiryo, ugasanga ari kurya nk'ibyuma, umucanga, ibitaka, harimo ibinonko, ibiti n'ibindi byinshi cyane. Akenshi rero usanga ari abana ndetse n'abagore batwite, ariko ntibigarukira aho ngaho kuko abantu benshi nk'abakobwa, abagabo, abasore usanga nabo bijya bibabaho muri ubu buzima. Ese wakibaza biterwa n'iki? Nitwa Eric Nshimiyimana, nayo ni Biza TV Rwanda, muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye imico n'imyidagaduro, byose tuzabiguha kandi n'ahandi wabisanga. Icyo usabwa komeza ukore subscribe, udutega amatwi, udukoresha, kandi ibiganiro byacu bikugeraho umunsi ku munsi, kandi bishya umenye amakuru y'ubuzima bw'isi. Rero iyo bikubayeho akenshi wumva ari ibintu bisanzwe n'ubyiteho kuko nta ngaruka uba wabona ako kanya, nyamara urwaye indwara yitwa PICA cyangwa se pica, akaba ari indwara nayo yatwara ubuzima bwawe. Pica rero ni indwara iterwa ahanini no kubura intungamubiri zihagije. Ibi bintu kandi bituruka ahanini kugira zinc nkeya mu mubiri cyangwa se iron cyangwa se fer. Zinc rero ni imwe mu bintu bifasha mu itembera ry'amaraso cyangwa se blood circulation. Ni bimwe kandi mu bigufasha umubiri wawe kuba wagira ubudahangarwa, cyangwa se ukawafasha nanone mu gutransportinga indi myunyungugu itandukanye za calcium na magnesium ziba ziri mu mubiri. Rero urumva kuba ufite zinc nkeya cyangwa se ufite iron cyangwa se fer mu mubiri ari nkeya, byaba intandaro yo kuba wagira ibibazo cyangwa se watangiye kurwara iyi ndwara ya pika. Reka rero turebe uko iyi ndwara ifata n'ingaruka wagira mu gihe utivuje neza iyi ndwara. Niyo mpamvu akenshi baravuga ngo ubuzima n'ubuzima, kandi ubuzima utazima. Ubuzima rero n'ubuzima bugomba kuba ufite ubuzima aho waba uri hose. Rero iyo umonye ibimenyetso by'indwara, nta kintu ugomba kwivuza hakiri kare. Umuntu rero ufite indwara ya pika cyangwa se PICA akunze gushishikazwa no kurya
ibisigazwa by'ibitari ibiryo, ugasanga ari kurya ibintu bitari ibiribwa, bitari ibitoki, bitari ibirayi, bitari n'ibindi bisanzwe bateguye. Rero nk'ibyo byasigajwe cyangwa se ugasanga ari kurya nk'amarangi, ugasanga umuntu bamaze gutera amarangi agiye mu irangi arahekenye cyangwa se arakombye. Ibice by'ibyuma ndetse n'ibindi, ari kurya ibisitsi, ari kurya ahantu bahoze bari gusudira, agiye afata akakuma kasigaye ukabona agahekenye gakacanze rwose, ukabona ni ibintu bitangaje. Rero hashize igihe umuntu ajya ibi bintu mu buryo buhoraho, bishobora kumuviramo ingaruka zikomeye cyane cyane kurenza uko abitekereza muri rusange. Rero ashobora gukuramo uburozi bwinshi kandi bwakangiza umubiri we. Rero uburozi rero buturuka kurya ibyuma twita toxic metals. Urabizi ko ibyuma za meto zitandukanye ziba zisize amarangi, zikunza kugira kandi uragira nka meto, urabyibuka mwigaga cyangwa ababizi biology cyangwa se chimie, muzi icyo bita rusting. Umugesi ukunda kuza ku byuma, ugasanga rero ngareba cya cyuma cyaje umugesi, umukobwa se cyangwa umudamu cyangwa se umusore ari guha iki cyuma, urumva kizangiza umubiri. Kandi izo toxic metal iyo zigeze mu mubiri n'ubundi zikagenda zifata mu mara, izindi zigafata mu bifu, so anytime ugasanga hajemo na za kanseri z'ibifu cyangwa se kanseri z'amara. Rero ni uburozi bukomeye cyane buturuka ku duce tw'utwuma duto tuba wariye, tuba twaragiye mu mubiri wawe. Izi nguko rero zikunze kugaragara ku bana bato cyane cyangwa se ku bagore batwite gusa, kandi hari nubwo zijyana na muntu ukuvuye, ariko ntago bihoraho. Kwitabwaho rero na muganga bishobora kugufasha, cyangwa se umwana wawe bikaba byafasha umwana wawe kugira ngo agire ubuzima bwiza. Ubwo rero waba waranahuye n'ingaruka zituruka ku buryo cyangwa se kurya ibitari ibiryo, ugomba kuba nabwo wabibwira muganga. PICA rero cyangwa se PICA nabwo igaragara gusa ku bana n'abagore batwite, ikunze kandi no kugaragara ku bantu bafite ikibazo mu bwonko, bishingiye rero ku kuba ubwonko budakora neza cyangwa se bwarangiritse mu bundi buryo. Ugasanga umuntu wenda afite indwara zitandukanye zagiye zafekita ubwonko, ugasanga harimo ibibyimba cyangwa se n'ubwo burozi nabwo bwagiye burahagera. Ikindi na bantu usanga bafite ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, nabo usanga bakunda kugerwaho ingaruka n'ibi bintu. Ugasanga umuntu wenda afite yakure, yirirwa zenguruka karitsiye, ugasanga afite igitari kukirya, ageze ku rugero ruriye, afashe ingufure. Anyway, hari umuntu nigeze kubona, njye ntabwo nari nyizi indwara, ariko nigeze kubona umugabo yari afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, afata ingufuri dufungisha, ukabona ari kuyirya rwose nkugira ngo ni bya bindi bisanzwe, kumbi nayo ni indwara ishobora kuba yaramwafekita. Kwitabwaho rero na muganga bishobora kugufasha, cyangwa se umwana wawe bikaba byamuviramo kuba yagira ubuzima bwiza. PICA rero nk'uko nemaze kubabwira, ntabwo ikunda kugaragara mu bagore cyangwa se mu bana b'abakobwa, ahubwo abantu barwaye PICA bakunze kurya ibitari ibiryo mu buryo buhoraho ibyiteka. Iyo rero ubikora buri munsi mu buryo buhoraho, icyo gihe uba ufite ikibazo cy'indwara yitwa PICA. Kugira ngo rero utahure indwara ya PICA, nuko uba umaze byibura nk'ukwezi urya ibintu bitari ibiribwa bisanzwe. Reka rero turebe ibintu ushobora kurya bitari ibiryo. Ese ni ibihe? Rero urubura cyangwa se urubura rw'imvura, imvura yaguye, kora umuntu ati urubura rurangiye, kagenda kubona rwose yagize ku rubura ari kuruhekenya, cyangwa se ugabona ari kurya urufuro, guhekenya za buto zimurazizi z'amatelefone, buto z'ama computer like za keyboards. Kandi umuntu ari guhekenya afashe keyboard arwanye na machine, agakuyemo kariya pitch up cyangwa pitch down, agakuyemo arakariye, cyangwa se ugasanga agiye kuri telecommande ari kuyihekenya, ari kuyibuna. Amabuye ugasanga ari guhekenya amabuye, ugasanga umuntu rwose hariya mu murima aricaye aratuje, ukajya kubona afashe ibuye rihekenye.
cyangwa se ibisigazwa by'itabi, ibishushanyo, ibinonko by'amasinde, agiye mu murima afashe itaka, kiriya kinonko kiba cyumye akagihekenya, cyangwa se ugasanga rwihekenya ingwa n'ibindi bitandukanye uzabona bitari biribwa akabona kubikenyesha. Rero kuba kandi urya n'ibintu tutagarutseho ariko atari ibiryo bisanzwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, icyo gihe rero nawe uba ufite indwara yitwa PICA. Kuva rero ushonje buri kanya cyangwa se wifuza kurya ikintu gihabanye n'ibiryo, akenshi ni ikimenyetso kigaragaza ko umubiri wawe nawe utagifite intungamubiri zihagije, bityo umubiri uri kwirwanaho kugira ngo wongere urugero rw'intungamubiri muri uwo mubiri wawe. Urumva guys, mw'abagore mwe, mw'abakobwa mwe, mw'abasore mwe ndetse na mw'abagabo mwe, ni indwara yakafekta ubuzima bwawe, igira ingaruka rero zikomeye cyane ku mubiri. Mbere na mbere hari kuzamuka kwa kanseri mu mubiri wawe, kanseri y'amara, hakazamuka kanseri y'igifu, hakazamuka kanseri ifata muri esophagus, hano mu hafi hano mu muhogo mw'ingoto, ugasanga nanone iragiye yafekta ziriya inyama zo mu mubiri, yafekta urwagashya, za kidney, mbese kubera yuko ziriya toxic, metal toxic zageze mu mubiri zose zishobora kuafekta. Katugire no ku muntu wari yitaka, akenshi itaka ntabwo riba riri cleaned, itaka riba ririmo microbes afite temperature hejuru. Ayo microbes za Staphylococcus ziba zirimo zikonje, za bacillus like n'izindi zitandukanye, coccus cyangwa se amakokai arimo yose n'ubundi yagenda akafekta mu mubiri wawe. Si bacteria gusa, n'inzoka. Murabizi ko ari inzoka ziba mu byondo, ziba mu masinde hariya baba barunze itaka, so biragenda bikafekta no mu mubiri ugasanga arwaye za Borreliose, za Albendazole n'izindi zitandukanye, za Giardia, amibe n'izindi. Ziriya nzoka ziba ziri crippled muri biriya bintu bikonje, muri biriya bitaka. Reba nanone wa muntu wariye urubura narwo, kuko urabona urubura narwo rurimo bonds atandukanye, ni strong, so urumva kuba kigeze mu mubiri buriya bukonje ubwabwo bwakafekta amara yawe, bwakafekta igifu cyawe, bityo anytime ukazasanga hazamutse acidic menshi cyane mu mubiri, bityo ukaba wagira ibibazo bitandukanye. Niyo mpamvu rero niba ubonye inshuti yawe, umusore wawe, umwana wawe ufite iki kibazo, guys, gana muganga bagufashe, bityo turebe ko byiburi umuntu nawe twamusigasira akagira ubuzima bwiza. Nitwa Eric Nshimiyimana, icyo nagusaba ni ubuzima bwiza kandi ubuzima butazima. Komeza ukore subscribe ku biganiro kugezaho bya buri munsi, nari nteguza nawe utaha.